twabaganirizaga ku kamaro k'igikakarubamba. Ko rero twari turi kuganira kuri iki gikakarubamba gutya mu kibona ngo twari turi kubivuga. Igikakarubamba uri kubona ko gitoshe. Uko ubona gitoshe rero niko niyo kigeze mu mubiri w'umuntu n'umubiri w'umuntu utoha. Noneho rero twari tugeze ku burwayi butandukanye nk'uko twari turi kuvuga, wenda tuvuge cyane cyane nko kuri virusi itera sida, sibyo se? Twari turi kuvuga kuri virusi itera sida, ariko nubwo twari turi kuyivuga, twari turi kuvuga ngo indwara cyane cyane zijya amaraso, indwara zijya amaraso, indwara zijya amaraso. Kona cyane cyane kino gikakarubamba uko nababwiye ko gikize ku byinjira n'ibisohoka mu mubiri wa muntu, nk'uko gikize ku byo bita calcium na potassium na za sodium. Iyo ngiyo ni imyunyu ngugu. Uko ubona kino gikakarubamba gitoshe, ni nako iyo kigeze mu mubiri wawe n'umubiri wawe nabwo utoha. Ariko byumvikane ko nababwiye ko ijambo virusi mu Kinyarwanda ni uruhurirane rw'indwara ruboneka ari uko iriya virusi imenye aside mu maraso igatwika insoro tukutuku ariko gukomera kw'amaraso. Byumvikane ko rero bwa mbere umuntu akimara kuyandura, murabizi, agira ibimenyetso bitandukanye. Ushobora gushesha ibiheri, ushobora kurwara ububyimba bugenda butsimburanwa buri munsi, ushobora kurwara n'inkorora idakira cyangwa se ukadara cyane. Ariko mu cyiciro cya mbere umuntu akiyandura, ushobora kuyandura ukaba wamara amezi 3 utaragaza ikimenyetso na kimwe, cyangwa se ukamara amezi 6 utaragaza ikimenyetso na kimwe. Ariko byumvikane ko ushobora no kumara n'imyaka 10 utarafata n'imiti, ariko bitandukanye ku gukomera kw'amaraso yawe n'intungamubiri ziri mu maraso yawe n'ibyo urya n'ibyo unywa, cyane cyane utagenda ubonana na virusi zirusha iyawe imbaraga. Kuko virusi igira ibyiciro 4. Icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri kigusatiriza igihe kibi, icyiciro cya gatatu kigusatiriza igihe kibi, icyiciro cya kane nicyo cya nyuma kigusatiriza igihe kibi cyane. Ariho hahandi uhorana intege nkeya, ukahora uribwa umutwe, ukaribwa ibirenge, ugahorana na malariya idashira. Icyo gihe rero iyo ugeze nko kuri urwo rugero, ukifashisha iki gikakarubamba gutya uri kukibona. Kino gikakarubamba nubwo waba ufite virusi ikaba igeze mu cyiciro cya gatatu n'icya kane, wifashisha iki gikakarubamba gutya uri kukibona, kuko twabonye ko virusi ijya imitsi minini n'imitoya, ahubwo umuntu akaba yagenda akabyibuha, umubyibuho utagira imitsi n'imihore. Ariko byumvikane ko iyo wifashishije kino gikakarubamba gutya mwakibonye, warangiza ugafata n'iki kimera. Kino kimera ni ikimera cyerera mu butaka, nacyo gikize ku myunyu ngugu. Iki ngiki bakita umuruku. Iki ngiki bakakita umuruku. Uyu muruku rero iyo ufatanyije n'igikakarubamba n'umutobe w'igikakarubamba, kuko byerera mu butaka, ukongeramo imizi y'umuhati, ukongeramo imizi y'igisura, ukongeramo n'imizi y'umukuzanyana. Kuko twabonye ko virusi y'imitsi minini n'imitoya ikananiza imitsi. Icyo gihe iyo ufashe bya bimera byerera mu butaka, imitsi yawe irongera igasanurwa, igasubirana ubutaraga bwayo. Ukongeramo, dore iki ngiki mwakibonye, iki ngiki nicyo bita noneho mukuru. Iyi ngiyi bayita mukuru. Noneho na mukuru kuko yerera mu butaka, nayo ikize ku byo bita calcium na potassium na sodium na za magnesium, byongerera ubushobozi kongera gukora amaraso no gusanura imitsi mito n'imitsi minini yashaje. Nanone ku bantu bafite ikibazo cya diyabete, musanzwe muzi ko ijambo diyabete mu Kinyarwanda ubundi ni urusukari rwinshi. Abantu benshi barangwa n'isukari nyinshi mu maraso, rimwe na rimwe bakarangwa no gucika intege, guhorana umunaniro udashira wa buri munsi, guhorana intege nke, hakaba hazamo no gusimbagurika k'umutima. Ariko cyane cyane igihe isukari yazamutse umuntu agacika intege. Burya na diyabete nayo
nayo ijya imitsi minini n'imito. Iyo rero wifashishije bino bimera twabonye nk'iki gikakarubamba, byibuze kuri diyabete wakongeramo n'uruteja, ariko ntiwibagirwe kino kijumba cy'umuruku ndetse na mukuru, kuko ari ibyerera mu butaka, kandi twabonye ko ziriya ndwara zo mu bwoko bw'amavirusi zijya iki, zijya imitsi minini n'imito. Noneho rero kino gikakarubamba nacyo cyongera ikogwa ry'amaraso no gutera ikogwa ry'ibyo bita insoro tukutuku arizo guhita gorobire ruje, kigatera ubushobozi umwijima kongera gukora amaraso bushasha. Uko ubona gitosha niko nababwiye, niyo kigeze mu mubiri w'umuntu uratoha. Ariyo mpamvu gishinze ibyinjira n'ibisohoka mu mubiri wa muntu, ndetse kikaba cyavangwa mu miti y'abantu bagwaye umutezi, kikaba cyavangwa mu miti y'abantu bagwaye mburugu, kikaba cyavangwa mu miti y'abantu bagwaye telekomunasi ndetse n'umwijima, yaba hepatite B na hepatite C. Iki gikakarubamba cyaje mu miti yabo. Ariko byumvikane noneho hariho n'ibyo bita hypertension, umuvuduko w'amaraso, ariho umuntu ashobora kugwara umuvuduko atari uko afite amaraso menshi y'amazi, hakaza n'umuvuduko wo guhombana kw'imitsi, hakaba higabanuka ry'amaraso, amara kuba higabanuka ry'amaraso hakaza gufungana kw'imitsi. Iyo haje gufungana kw'imitsi haza kumagara kw'imitsi minini n'imitsi mitoya, hakaza igabanuka ry'imitsi, kuko rero ibihaha byo bishinzwe kongera umwuka wa oxygene mu maraso byasunika hakaza gusimbagurika k'umutima, kuko amaraso aba yabaye make mu mitsi. Ariko nanone hakaba n'undi muvuduko hypertension, umuvuduko w'amaraso, umunyu mwinshi mu maraso, ukagira amaraso menshi ariko y'amazi arangwa no gukereta, umuntu akajya ahora amaraso yasa n'ayayutse. Igihe umutima wasimbaguritse cyane, umuntu akarangwa no gucika intege no guhorana umuriro, kuribwa umutwe no kwaka umuriro mu birenge. Izo zose ni indwara ziba zifite aside mu maraso cyangwa se uburozi bwo mu maraso. Ariko izo zose iki gikakarubamba kizikoraho, uretse ko ku muvuduko hano naberetse ifu, ku muvuduko hano naberetse muri aka kabegeti naberetsemo, muri aka kabegeti uri kubona ko muri aka kabegeti urabona ko harimo ifu. Iyi ngiyi ni ifu. Iyi ngiyi rero ni ifu ya rumari, ariyo mpamvu rumari yongera n'umwuka wa oxygene mu maraso. Hakabamo ituza ritera umutima gutuza, hakabamo kenkina, ariyo mpamvu abantu benshi batakaje kuryoherwa iyi ngiyi. Hakazamo umunkamba, harangiza kuzamo umunkamba hakazamo n'umushengeshi muke uringaniye n'umunkamba muke, hakabamo tena rumari ndetse n'umwenya na kenkina n'ituza, ariyo mpamvu birinda no gusimbagurika k'umutima. Ubwo ngubwo iyi furere y'uruvange rw'ibimera, iyo ushaka kwivura neza umuvuduko w'amaraso, kuri iyi fu maze kubereka, wongeramo kino gikakarubamba, kakarubamba kiza cy'ikigabo, uretse ko ibikakarubamba bigera nko mu moko 4. Warangiza ukongeramo kino kijumba kerera mu butaka gikize ku myunyu ngugu ikomoka mu butaka, cyane cyane isanura amagufa, igasanura imitsi minini mitoya, ndetse n'umuntu wahumanye. Iki kijumba cya mukuru nabwo aragikoresha, ubundi mukuru ikamuhumanura. Nanone hariho n'iki kijumba cy'umuruku. Uyu nguyu ni umuruku, nawe wibitsemo ibyo bita calcium na potassium, bisanura imitsi minini n'imitoya yashaje, cyane cyane nk'abantu bafite buriya bugwayi bugenda rimwe na rimwe yagwaye, bagiye kumusuzuma ubugwayi runaka bwo mu maraso, bagiye kumufata amaraso bakabura umutsi. Burya ujya muntu haba harabayeho igabanuka ry'imitsi minini n'imito. Kino kijumba rero cy'umuruku kirongera kigasanura imitsi minini n'imitoya yashaje, ubundi umubiri ukongera ukagira ubutaraga. Maze uko bigenda bikurikirana, aramutse afite n'ikibazo rero cyuko wenda yagize ikibazo cyo kurwara diyabete, wagwaye diyabete n'urwagashya rukora nabi,
ariyo mpamvu bakubwira ngo urwagashya niko ruvubura anzine cyangwa se rukora ziranzine ariyo iri aside uhunikwa mu gasabo k'indugwe kaba k'umwijima, ariyo ishinzwe gutwika amasukari adakenewe. Iyo rero umwijima wawe ugeze ku bushobozi bwo kudagikora aside inogereza ibyo kujya mu gifu, ugahora ugugaraye mu gifu, ugahora uribwa umutwe, iyi kanzigashi ugahora uribwa mu ngingo, iyi kanzigashi nabwo yongerwa mu gikakarubamba n'iriya mukuru n'iriya n'uyu muruku ndetse na ruriya ruvange rw'ibimera rurimo ituza, umwenya, umunkamba n'umushengeshi ndetse na kenkina, ari byo birinda n'umuvuduko. Nanone hakazamo iyi sagara, abantu barangwa no kubura ibitotsi. Abantu benshi bagira ikibazo cyo gusimbagurika k'umutima barangwa no kubura ibitotsi. Kenshi na kenshi n'umuntu ujya ibijya bigatinda mu gifu akarangwa no kugugarara mu gifu agahora hagirije, igifu cyujurije, hiyongeramo iyi sagara. Harangiza no ku bantu barangwa no gusinzira ubusa, abantu barangwa no gusinzira ubusa nabwo bakoresha iyi sagara. Buretse ko nanone ku muntu waranzwe no gucika intege ugira n'ikibazo cyo gusimbagurika k'umutima, yongeramo kino gikakarubamba nk'uko nabibabwiye, akongeramo ituza, ushobora kongeramo n'amababi y'indimu, ushobora kongeramo na cya cyatsi bita mu cyayi, ubundi yongera n'umwuka wa ogisijeni mu maraso, ubundi ibyo byose bikagenza gute? Bigashira. Hano muri iri cupa nabwo nababwiye ko iyi ni ifu irimo mukuru ikabamo n'umushengeshi. Iyi fu rero uri kubona hano muri iki gikombe irimo umuruku n'umushengeshi ndetse na mukuru. Iyi fu nayo umuntu yanayita akamaramano. Tuvuge wenda nk'umuntu warwaye amahumane, iyi fu yayikoresha. Umuntu warwaye imigereko, iyi fu yayikoresha. Ku muntu nanone ugira ikibazo cya mibe ifite imbaraga zidasanzwe, urangwa no gutumba no guturamanga ati, nabwo iyi fu yayikoresha. Uretse ko ibimera uko mubibona Imana yabiremanye imbaraga idasanzwe zo gusanura umubiri w'umuntu wangiritse cyangwa se imibiri y'abantu yangiritse. Aho Yesu yafashe ibumba akarisiga ku maso y'impumyi, impumyi zigahumuka. Agafata umutini akawomoza ibibyimba n'ibiguma. Icyo gihe ibimera byera imbuto bikaba ibidutunga. Ibimera bitera imbuto bikaba ibituvura indwara zitandukanye. Ubwo rero byumvikane ko muntu weho ugira ikibazo cyo kuja kwituma ukituma icyuka gusa. Ariyo mpamvu ngiye kubasobanurira aho inzoka zo mu mara zihuriye n'indwara zo mu maraso. Nababwiye ko itomati zongera gorobire ruje mu maraso zikarinda isimbagurika ry'umutima. Nanone nababwiye ko soya ifite kalisiyumu, ikagira vitamini A, ikagira vitamini C, ikagira ibishusha umubiri n'ibibyara imitsi n'ibyongera amaraso. Nanone nababwiye ko ku bantu bafite amaraso akenye barangwa no gusimbagurika k'umutima, waje urajya umutsima w'amasaka cyangwa se n'igikoma cy'amasaka atukura, kuko ifu y'amasaka n'igikoma cy'amasaka cyongera gutukura kw'amaraso no gukomera kw'amaraso. Ariko nubwo ibyo bimera byose twabonye tubijya ngo bigushe neza umubiri wacu, ariho bagenda bakora ubushakashatsi butandukanye, mukabona batugejejeho karoti, batugejejeho tungurusumu, batugejejeho pavura. Pavura nayo nuko ifite impumuro ikenewe mu maraso, ariwo mwuka wa ogisijeni wongera mu bwonko. Ku bantu benshi b'iki gihe barangwa no kwibagirwa no gusimbagurika k'umutima, bakeneye gukoresha iriya pavura. Seleri nayo iriya mpumuro yayo niyo ivura, dore ko nayo igomba kuja mu miti y'abantu barangwa no gusimbagurika k'umutima cyangwa barangwa no kwibagirwa. Tungurusumu nayo rero abantu benshi bavuga ko ivura amibe, byo irayiganza,
kuko isohora biriya byuka byibumbira mu mara ari byo bitera gutumba no gutura amangati, cyagiye bya byuka igihe byasohotse ukumva ko yakuvuye amibe. Kandi nanone ya mpumuro ya tungurusumu nivura, dore ko itera kongera umwuka wa ogisijeni mu maraso, bigatuma amaraso akwirakwira neza mu mubiri. Nanone kiriya cyatsi cya rumari kirinda za rubagimpande, kikarinda turiya dukari duke dutwika, kikarinda no gutumba no gutura amangati, ariko ku muntu uburwayi butararenga. N'ibindi bimera rero bitandukanye. Byumvikane ko rero nk'uko nababwiye, ya nomero yanjye mwanshakiraho hari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi, waba wagera hano kuri 29 tukaguhereza umuti, yaba utahagera nabwo wenda uri mu byawe ariko nyuma igihe uhugutse ukaba wahagera. Nomero yanjye ni 078 66 93 747. Turacyakomeje rero. Hari abantu barangwa no kwishima mu kibuno bakajya kwituma bakituma icyuka gusa, bakarangwa no gutumba no gutura amangati, guhorana isesemi n'isereri, cyangwa se bakarangwa no gufurutwa. Hari abanywa amata bagahitwa, yajya inyama agahitwa cyangwa agafurutwa. Ubwo nawe ufite ikibazo cyo mu mara. Niho hahandi uzajya ibitera imbaraga ariko ukarangwa n'intege nkeya. Niho hahandi uzajya ibyongera amaraso ariko ukarangwa n'amaraso make. Niho hahandi batubwira cyane cyane ku bantu barangwa n'umuvuduko w'amaraso, kurya imboga n'imbuto. Siko batubwira? Harimo itomati, harimo imyembe n'imineke. Nanone kuri abantu babana na virusi itera sida batubwira kurya imboga n'imbuto. Impamvu rero batubwira kurya imboga n'imbuto ni uko iriya virusi imenya aside mu maraso igatwika insoro tukutuku, haza gukena kw'amaraso, amaraso akamera nk'abaye amazi. Ubwo rero byumvikane ko iyo uriye za mboga n'imbuto zihita zigenda zikorohereza igogora ku buryo bwihuse, zikorohereza igifu mu kugitunganya, ururenda rukaboneka mu buryo bwihuse, rukohererezwa amara, kwamara kohererezwa amara rugahita rwohererezwa umwijima, umwijima ugakoramo bya bindi bita globule rouge, arizo ntungamubiri zibyara amaraso. Ubwo rero byumvikane ko iyo uriye za ntungamubiri bituma zihita zigenda zigasanura ya maraso yari yacitse, yaciwe na ya virusi kuko yayatwitse. Burya virusi ni uburozi. Niba rero ari uburozi tugomba kuyigaburira, ariko dore impamvu n'ubundi twayigaburira tukarangwa na za ndwara z'uruhurirane batubwiye, cyangwa se za ndwara z'uruhurirane nababwiye bwa mbere. Ni ukuvuga ngo niyo hahandi wewe uzaba ufite bya bimenyetso bya ya nzoka ya mibe cyangwa se sekarisi na za ugizire. Burya iriya nzoka ugizire cyane cyane n'utuyoka twakundaga kurwara abana bajya nabi, cyane cyane b'abana bajya ibijumba batabona utuboga. Umwana aragenda akagwara muri epandisi, turiya tuyoka tukagenda tukuzura muri epandisi mu mpera y'urura runini rubamo umwana utegereje gusohoka, handi haje uducanga ku bantu bariye imicanga. Ariko byumvikane ko iyo wa mwana yagwaye twa tuyoka turagenda nawe tukamuzinga. Ubwo rero nanone niba ugwaye ya nzoka iba mu rura runini rubamo umwana utegereje gusohoka, arizi karigatura urenda rwo mu mara manini, uyigwaye nawe akumva yashima mu mara, rimwe na rimwe agahorana imiswi, rimwe na rimwe karangwa no gutumba no gutura amanga. Niho handi uzaba ugwaye ya nzoka ikagenda igategera mu muheha uva mu gifu uje mu mara matoya, ikagenda ikarigata rwa rurenda, kandi rwa rurenda ariko rwari rurajanwa mu mwijima rugakogwamo ya maraso. Niba rero wewe ufite bya bimenyetso bya ya nzoka, ikaba ibyo uriye byose igenda irigata rwa rurenda, uzarangwa no kuzahazwa n'ubugwayi, cyane ubwo utagira ubugwayi urangwa no konda no kudara, uhorana ubugwayi. Niyo mpamvu banababwira ngo iriya nzoka ya mibe ngo itera ubugumba. Burya kuvuga ngo iriya nzoka ya mibe ngo itera ubugumba nta nubwo ari uko iba yageze mu nda ibyara. Inzoka ya mibe iba mu rura runini rubamo umwana utegereje gusohoka mu gitereko cy'amara. Ariko wewe niba uyigwaye ikaje igenda inyunyusa bya bindi bita calcium na potassium, nizo nsoro zibyara inanga.
niyo mpamvu nawe niba uri n'umugabo ukaba urwaye ya nzoka, iyo urwaye ya nzoka y'ibiyitunga itungwa na bya bindi bita calcium